dukomeje dusoma igitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda umwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. Byagenze gute kugira ngo abantu 95% bavuga cyangwa se bavuga ko bemera Imana, bizera Imana, bakunda Imana n'umutima wabo wose, birare muri bagenzi babo, babice babarimbure kariya kageni. Byagenze gute? Ibintu rero tuvuga nta gishya. Ibintu byose byo ku isi nta gishya nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Nta kintu na kimwe gishya munsi y'izuba. Niyo mpamvu abantu bose bakorerwa iyozabwonko bagakurikira ibintu nk'aho ari bishya kandi ibintu byose byarahozeho na kera. Kubera iki mbivuze rero? Ibintu tugiye kuvuga nta bintu na bimwe bishya birimo, byose byamye biriho, kandi n'ijambo ritubwira ko yaba umwami, yaba umutegetsi uwo ari we wese ahava akagera nta kintu gishya na kimwe azana, ahubwo umutegetsi w'umunyabwenge yiga ibyo abandi bategetsi bagiye bakora. Kubera iki rero tugiye gutangirira aha ngaha uyu munsi? Dutangiriye aha kugira ngo turebe ikibazo u Rwanda rwahuye narwo mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi, uko yagiye yiyubaka kugeza ariya makuba agwirira u Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Ese twabyita ko byagwirira u Rwanda, ahubwo byakuze gute, byatangiye gute? Dore ko ikibazo rero kigenda gikura, abantu bakaza ari bashya bikitwa ko bibagwiririye, ariko biba byaragiye byiyubaka kubera abantu bakurikira ubuyobozi cyangwa ubutegetsi buhumye. Icyo kibazo rero abantu bahura nacyo ntibabyumve, byaba abantu bikabagwira bakabona ngo bishya kandi atari bishya. Uyu munsi rero tugiye kureba ikibazo ko cyagiye gikura, noneho turebe iyo wikubiye ubutegetsi bigenda gute. Iyo wikubiye ubutegetsi bigenda gute? Iki kibazo cyahozeho hano, turavuga ku ngoma ya Kayibanda. Hano hari ku itariki 16 z'ukwa mbere mu 1964. 16 z'ukwa mbere 1964. Tugiye kureba ukuntu ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bwari busaranganijwe mu Rwanda. Duhere kuri Perezida Kayibanda. Yari umuhutu ukomoka i Gitarama i Nduga, yari umunyenduga. Ni ukuvuga ngo hano tugiye kureba ukuntu ubutegetsi bwose abanyenduga bari barabwikubiye, barabufashe mu biganza byabo, bazi ko ntawe uzabakuraho. Ese niko byagenze? Perezida Kayibanda yari umunyenduga. Turebe rero uko yatonesheje abanyenduga bagenzi be, abandi bose akabigizayo. Hano rero kugira ngo turebe ubutegetsi bwari busanganyijwe nyine, abanyenduga turagenda dushyiraho akamenyetso k'umutuku. Kayibanda yari umunyenduga nk'uko tumaze kubibona. Ukurikira rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Baritazayica Mumaka, yari umuhutu w'umukiga. Turabyerekanisha ibara ry'umukara. Hakurikira rero minisitiri w'ubuhinzi Jean Baptiste Rwasibo. Nubwo yari avanze ariko nawe yari umunyenduga. Ububanyi n'amahanga Mpakanieraza yari umukiga. Hamaze kuba abakiga 2 ku banyenduga 3. Reka dukomeze turebe uko minisiteri zari ziyobowe icyo gihe mu mwaka w'1964. Hakurikiyeho minisitiri w'imigambi ya leta Bagaragaza Tade, nawe akaba yari umunyenduga. Bamaze kuba 4 kuri 2. Reka turebe izindi minisiteri zisigaye nazo. Uwari minisitiri w'ingabo Mulindahabi Kalliope, nawe yari umunyenduga.
minisitiri wari ushinzwe imibereho, twavuga wari ushinzwe imibereho Otto Rusingiza nawe yari umunyenduga. Uwari ushinzwe imari ya leta Gaspard Kimana nawe yari umunyenduga. Uwari ushinzwe ubutabera Callixte Habamenshi yari umukiga. Bose uko tumaze kubona bose kugeza ubu bari abahutu, nta mututsi urumvamo. Uwari ushinzwe ubukungu Gaspard Harerimana nawe yari umuhutu w'umunyenduga. Uwari ushinzwe gutwara abantu, minisiteri yo gutwara abantu Joseph Ndwaniye nawe yari umuhutu w'umunyenduga. Uwari ushinzwe itangazamakuru Frodoir Minani nawe yari umunyenduga. Uwari ushinzwe minisiteri twakwita nk'iy'umuryango Madeleine Ayinkamiye ari nawe mugore wenyine warimo nawe yari umunyenduga. Hano urabona nta mututsi n'uyu n'umwe wari muri izi minisiteri. Reka turebe abanyenduga bari barimo. Hano rero urabona ko mu myanya 14 y'ubuyobozi yari iriho dufite abanyenduga 11 bose b'abahutu, ku bakiga 3 nabo b'abahutu. Nta mututsi n'uyu n'umwe wari mu buyobozi icyo gihe mu 1964. Nawe mbwira nk'iyi minisiteri y'ubutabera yari ibereye iki, yari imaze iki? Ni ukuvuga ngo hano birakwereka ko iki kibazo cy'abatutsi bari barahunze kugira ngo gikemuke byibuze nuko hari kubamo minisiteri y'impunzi, ariko se barabikozwaga? Hoya, hagombaga kuba minisiteri y'impunzi muri iyo myaka kugira ngo ikibazo gikemuke. Ngaho mbwira, yaba abatutsi bari mu gihugu nta jambo bafite nk'uko ubibona, nta minisitiri n'umwe w'umututsi n'umwe wari urimo. Ikindi, minisiteri y'impunzi ntiyabagaho. Ni ukuvuga ngo ikintu bita umututsi ntabwo cyari gifite agaciro muri iyo myaka y'1960 mu Rwanda. Ngaho mbwira nawe, ubutegetsi bumeze gutya bufite kandi igice cy'abaturage kiri mu gihugu kidahagarariwe. Iyo wigije abantu rero mu butegetsi bwawe uko ukora kose, yaba ubona ibintu ukora ubizi neza cyangwa utanabizi, byanze bikunze ariko ubizi, iyo wigije abantu igihe kigeraho kikakugaruka byanze bikunze, kuko gihamya nihe ntabwo gusa turebera ku byagiye biba mu mateka yaba ya kera yaba n'aya vuba, turebera ku ijambo ry'Imana uko abami bategetse, abakurikizaga inzira z'Imana uko byagenze, abanga gukurikiza inzira z'Imana nabo uko byagendekeye, uko barangiye. Biranditse muri Bibiliya ariko abantu benshi ntibajya babisoma nyine. Niyo mpamvu udafite ukuri muri weho, udakunda ukuri ngo abantu uyoboye ubajyane ku Mana, byanze bikunze Imana igutiza igihe gito gusa igahita ikuvanaho ubuyobozi byanze bikunze. Byabaye ku mwami Salomo, byabaye ku bandi bose bagiye babaho, ba Ahabu, ba Roboam, abo bose iyo Imana yabahaga ubutware batangiraga neza, bakageramo hagati bakananirwa, bakarekura bakava ku Mana nayo ikabarekura bakagwa nk'ibuye rihirimye. Twarabibonye muri Afurika imyaka yashize. Urugero rwa Kayibanda rurabikwereka. Urabona ko ubutegetsi yarabufashe abushyira mu banyenduga gusa. Urabona nk'aba yagiye ashyiramo b'abakiga, byari nka bya bindi abanyarwanda bavuga ngo ni agakingirizo nyine, niko byari bimeze. Ntabwo batinya kuvuga niko byari bimeze, kuko urabona n'izi minisiteri 3 z'abakiga, ni ukuvuga ngo buriya ntabwo ari bo bafite ijambo rya nyuma, ntabwo ari bo bafataga ibyemezo. Ushaka rero gukora ubuyobozi bubereye igihugu, ikintu cya mbere ukora ni iki? Urabanza ukareba icyo Imana ikubwira ku miyoborere, ukumva, ugasoma neza, ugasobanukirwa ijambo ry'Imana icyo rivuga ku mibereho ya muntu, ku rukundo abantu bagomba
kugira hagati yabo. Wibuke ubushize nakubwiye nti ntushobora gukunda igihugu cyawe udakunze umwenegihugu. Umwenegihugu ni undi muntu uri mu gihugu, yaba ibyo mupfa cyangwa mupfana, ariko icyo muhuriyeho cya mbere kiba ari igihugu, kandi muri icyo gihugu mukibayemo nk'abenegihugu. Rero kugira ngo mugikunde, ikintu cya mbere mugomba kubanza gukora ni ugukundana hagati yanyu, kuko udakunze umwenegihugu ntushobora gukunda igihugu, ntibibaho. Ni ukuvuga ahubwo ushobora no gusanga utanakunda igihugu kubera ko udakunda umwenegihugu, kuko ukunda umwenegihugu mu bihugu byinshi by'amahanga turabibona, tuzi ko babayeho. Fata n'ibihugu by'abanyaburayi by'abazungu, ikintu cya mbere bashyira imbere ko byanze bikunze bose bari ku murongo umwe, kode imwe. Bagomba kuba bafite kode imwe y'imiyoborere yo kwibona mu gihugu, bafite ikintu kimeze nka kode. Iyo kode rero isobanura iki? Ikete. Ni ukuvuga ngo umuturage ari hejuru ya byose, afite iby'ibanze, buri wese abifiteho ubushobozi, buri wese bimugeraho ku buryo twavuga bungana. Nubwo habamo abakire, abaringaniye, nta mukene cyangwa umuntu utitaweho uriho, kereka uwo ubuzima bwe yafashe akabujyana mu bindi bintu. Abo bantu babaho mu gihugu hirya no hino hose, ariko gahunda ya leta iba ari uko buri mwenegihugu wese yisanga mu gihugu cye. Akaba ariyo mpamvu abanyamahanga bafite gukunda igihugu cyabo bya nyabyo, kubera ko babayeho nyine bishimye, baticana, babayeho batari mu rwikekwe. Ngibi rero iby'iwacu mu Rwanda, ngaho reba muri iriya myaka kuzamuka bigeze 94, ibyo nubwo bagendaga bahinduraho gake, navuga ko Afurika muri rusange ibi bintu byo kwikubira nibyo bituma abaturage basubiranamo bakicana. Kumva ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 muri Afurika abaturage bakicana hagati yabo ni ibintu biteye agahinda cyane, ni ibintu bibabaje. Kumva ko abantu bangana urunuka bakaba bagifite amacakubiri muri iyi myaka, ni ibintu byagiye bizamukira, ntibyahagarara kuri jenoside, ahubwo biranakomeza. Uko ijuru ryagejeje mu Rwanda umwaka wa 1994, tubisobanura neza uko byagiye bikura. Igihe akaba ari iki? Weho nk'urubyiruko, weho nk'umuntu wumva ufite ubuzima, niki wakora kugira ngo utifuriza nabi undi muntu ufite ubuzima nkawe? Niki wakora? Kinakubwira wakora, iga, usome, wiga ijambo, yaba iryo mu bitabo, yaba se cyane ijambo ry'Imana uryumve. Numara kuryumva, hano niho ufatira umusingi w'ubuzima. Umusingi w'ubuzima ukubwira ngo ntushobora kumena amaraso, kuko iyo umennye amaraso byanze bikunze bikugaruka ubuzima bwawe bwose, atari ubwa hano gusa ku isi, ahubwo na nyuma y'ubuzima. Ibyo rero bimaze kubyumva, ntiwambwira ngo harimo abishe kubera ko bari abarokore wenda, cyangwa bari bafite agakiza ndi kuvuga. Ni ukuvuga ngo iryo jambo ntabwo ryari ijambo cyangwa agakiza k'umwimerere, kuko agakiza k'umwimerere ni igihe ufashe ijambo ubwawe ukaryisomera rikaguhindura, udahinduwe n'abo bapasiteri b'inzaduka cyangwa se abinyoma cyangwa se ab'indonke, kuko abenshi icyo baba bashaka, fata ijambo ubwawe urisome, uryumve. Numara kuryumva, ndakubwiza ukuri ko ntawe uzongera gutekereza nabi mugenzi wawe, kuko uzaba waragize ubusabane n'Imana, hagati yawe n'Imana ubwawe, hatari n'undi muntu hagati. Iyo hari undi muntu hagati rero byose birashoboka. Niyo mpamvu twibaza nanone tuti, byagenze gute kugira ngo 95% mu Rwanda bavugaga ko bakunda Imana, bemera Imana n'ingufu zabo zose, n'ubwenge bwabo bwose, n'umutima wose, kugira ngo birare muri bagenzi babo babarimbure kariya kageni? Fata umwanya ibitekerezo wumva uko byagenze. Ese abo bantu
bakundaga Imana cyangwa se ahubwo bakundaga Satani. Ntabwo ushobora gukunda Imana ngo wambure mugenzi wawe ubuzima cyangwa se wange mugenzi wawe umwifurize nabi, kuko Imana ikiranga yanga umuntu udafite urukundo muri we. Uko rero ibyo wacu ko byagenze, ubwikanize, kwikubira, kwigizayo abandi, ni imyaka ya za 60 ntabwo ari kera cyane, birakomeza. Uyu munsi rero uko bimeze ni weho wareba uko bimeze ukavuga uti ese turi kujya ahantu hameze neza, ese buri muntu w'umuturage wese arisanzuye arisanga mu gihugu, buri muturage wese ya kode navugaga nimwe ku bantu bose, nta vangura, nta kwigiza abantu. Ibyo bintu byose iyo bidahari, ndakubwiza ukuri, ubuzima Imana ibigutiza igihe runaka n'ububasha, ariko iyo ubikoresha nabi bigenda biyoyoka kugeza igihe Imana yagennye irekura ubutegetsi bukikubita hasi, nk'uko byagenze hano tubizi neza 73 iyo gihamya. Hano rero mu kurangiza dusubiye uko ministeri zategekwaga icyo gihe, nk'iyi ministeri y'impunzi ndatanze urugero hano, yari gushoboka ite nta n'umuminisitiri n'umwe w'umututsi uri muri ubu butegetsi. Ni ukuvuga ibi ngibi byari nk'inzozi nyine, byigaragaza ko hari urwango rukomeye. Abahutu muri rusange uko nakubwiye ko iyo ibintu byose bikozwe, yaba mu Nyanduga cyangwa mu Kiga, babikora bitwikiriye umutaka w'ubuhutu. Ariyo mpamvu bijya ku bahutu bose. Ni ukuvuga ngo imiyoborere y'icyo gihe yerekana, urebeye hano neza, ikibazo cyari hagati y'abahutu n'abatutsi, ko abahutu batashakaga kugabana ubutegetsi n'abatutsi bibaho. Birigaragaza hano kubona nta mututsi n'umwe muri izi ministeri, cyangwa se ngo habe ko byibuze niyo ministeri niyo yari imwe ikaba yari impunzi n'ubwo ari gutegekwa n'umuhutu, ariko bakavuga bati reka bari abantu tubagarure nabo bature mu gihugu bagiremo ijambo byibuze. Ariko baravuze ati no, ntitubishaka, muhamyo mwagiye. Abari mu gihugu nabo urumva uko bari babayeho, bambwira ngo urabona urw'inyagamburiro kandi nta muntu ufite ukuvugira nta kivugira. Ngibi rero ibibazo by'u Rwanda uko byagiye bizamuka, uko bizamuka ari nako bisiga icyasha mu baturage n'intimba n'urwango, kuko urumva ngo abakuze iki gihe bari impunzi, abandi bari ku butegetsi, izo kudeta zirabaye, bya bintu by'Abakiga n'Abanyenduga nabyo biraje, Hutututsi iracyahari nayo, urumva irakomeza ibiruherekane, ariyo yavuyemo bya juru uko ryagiye mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubwo rero ndakubwira ko ntabwo bihagarariraho. Urumva ba bantu bari barahejwe baraje ni bashya, bazanye imitekerereze mishya. Ababakuyo nabo baracyafite ya mitekerereze ya kera. Urumva kugira ngo ibyo bintu bihure, nuko hagomba kubaho ukuboko kw'Imana. Niyo mpamvu rero iri jambo rero kandi benshi batarisoma ngo baryumve, kugira ngo ibyo bintu bikemure, ibintu bimeze nka gutya byari byimitse amacakubiri akomeye. Kugira ngo ubikemure ugomba kwiyambaza ukuboko kw'Imana. Bitabaye ibyo ntibishoboka. Niyo wagira ute, niyo wateka ibuye rigashya, ibintu udakoresheje ijambo ry'Imana ntushobora kubikemura. Ngibi rero uyu munsi turekera ngaha, tuzakomeza gutaha tureba icyateye jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, uko abantu babitekereza. Ariko urumva biba byarakomotse ahantu nk'ahangaha, bikagenda bizamuka kugeza igihe bikubise ku bantu, abantu bakagira ngo ibintu biratunguranye kandi ari ibintu byagiye biyubaka mu gihe kirekire. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.